Papa Cyangwe ni umusore muto w'imyaka mike, ariko mu minsi mike aje muri industry ya music mu Rwanda, atangiye kuba icyamamare koko. Papa Cyangwe kuva yakorerwa interview ari kumwe na Sky 2, uriya mugabo bita Irene Murindahabi niwe uri kuzamura impano z'abana b'u Rwanda. Ubu mu Rwanda ndizera ko Papa Cyangwe nta muntu utamuzi, biciye kuri Irene Murindahabi. Uriya mugabo rero twamushimira. Uyu mugabo rero Papa Cyangwe uyu mwaka yakoze indirimbo nyinshi cyane zirya hit, ku buryo hari n'umukecuru nzi uririmba ngo kuntutu. Okay. Rero ntaragera kure, reka mbanze mbashishikarize gukora subscribe kuri Gafunzo Talent, channel izanywe n'Imana rwose iturutse mu ijuru. Nicyo nababwira, tuba twariye nk'abanyamakuru kugira ngo tuze tubagezeho amakuru menshi cyane y'abastar. Anyway, tunyarukire kuri iyi ndirimbo bita Sana ni indirimbo nziza cyane ifite utuntu tw'udukomedi, utuntu tw'udushya twinshi turimo, harimo abana beza cyane, ku buryo iyi ndirimbo bita Sana mu minsi ibiri ifite 10k. Urumva ko Papa Cyangwe asigaye yaragafashe, abenshi basigaye bavuga ngo yaragafashe rwose. Papa Cyangwe rero ni drip father koko, nkuko mubizi. Drip father bisobanuye Papa Cyangwe. Drip father ni mu Cyongereza, ariko Papa Cyangwe ni mu Kinyarwanda. Niba ushaka kuvuga Papa Cyangwe mu Cyongereza ujye uvuga ngo drip father. Anyway, uyu mugabo Papa Cyangwe akaba afite utuntu twinshi tumuranga nk'umustar muri Kigali, arazwi ni drip father koko. Hari utuntu twinshi tumuranga, harimo nka utuntu agiye avuga ngo drip father chuma ngo hahiye koko. Hari akandi kantu rero yazanye muri iyi ndirimbo bita Zana, katari mu zindi ndirimbo, ariko kankomye n'abagenzi banjye twari turi kumwe rwose, karadukomye twumva ntakababwiye nanjye ndi George. Aka kantu ni akangaka, kumve muri iyo ndirimbo aho yavuze ngo mbabarira. Ako kantu karanejeje muri iyi ndirimbo, niko kantu gashyashya atuzaniye muri uyu mwaka. Ubwo nujya gusaba imbabazi umuntu ujye uvuga ngo mbabarira. Uyu mugabo Papa Cyangwe akaba yahitinze mu minsi mike, abifashijwemo n'umusore muto bita DJ Ele ari mu kazi, niwe uri gukorera indirimbo abantu benshi rwose. Indirimbo zose ziri gutangira zirangira, uri kumva ngo Ele ni umusore nawe w'imyaka itarenze 25, ariko ubuhanga afite ntacyo wamunenga. Iyi ndirimbo Zana rero Papa Cyangwe yabwiye Rocky ngo iyi ndirimbo yumve neza, yamubwiye ngo Rocky yigize ikinani. Ngo Rocky yigize ikinani, sinzi uko bazarukiranura. Tuzabibabwira nabwo uko bizagenda mu minsi iri imbere. Murakoze. Iyi ndirimbo rero icyatumye uyu musore Papa Cyangwe yikora nta kindi, yatakaga umwana we, sheri we, umukunzi we, amubwira ati urarenze, uri mwiza. Iyi ndirimbo niba ushaka kuyumva, nyarukira kuri platform ya Papa Cyangwe Drip Father, mukorere subscribe. Ndagushishikariza gukora subscribe kuri channel yacu yitwa Gafunzo Talent, tukabona ko mudushyigikiye twe tubazanira amakuru y'abastar menshi cyane. Murakoze.